turajya mu ijuru mu gihugu cyiza Kanani yarimbishijwe tuzagendana n'abamarayika nitugerayo duhimbaza Uwiteka nguriya dorageze ku bicu aje gutwara twebwe abo yapfiriye tuzishima cyane tugendana nawe kandi ukumbuze inshuti yanjye tuzabaneyo dore nguriya dorageze ku bicu aje gutwara twebwe abo yapfiriye tuzishima cyane tugendana nawe kandi ukumbuze inshuti yanjye tuzabaneyo. Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Festive 21 ndagira ngo mbasuze mbifuriza ihirwe mbifuriza umunsi mwiza. Mushobora kwibaza ngo ndihe ndahagana he, ariko ndagira ngo mbabwire ko ndi mu karere ka Gasabo mu murenge wa Remera, aho ndi kumwe n'abaririmbyi baririmba muri CHORALE UMUSAMARIYA MWIZA, aho tugiye kuganira ku mirwi n'imigambi ya CHORALE UMUSAMARIYA uko yagiye igenda yaguka muri rusange mu murimo w'Imana. Reka rero dutangirane nabo batangira batwibwira. Tubahaye karibu kuri Festive 21. Murakoze cyane, nitwa n'umukobwa Rufonsina, nkaba ndi umuririmbyi muri CHORALE UMUSAMARIYA MWIZA. Murakoze, nitwa Innocent Murindabigwi, ndi umuyobozi wa CHORALE UMUSAMARIYA MWIZA. Imana ibamugisha. Murakoze cyane, Yesu nashimwe. Nitwa Natukunda Harriet, nkaba ndi Vice Presidente wa CHORALE UMUSAMARIYA MWIZA. Ndi umubyeyi ushima Imana, mfite abana babiri b'abahungu, ndubatse, ndi umurokore, ngiye mu ijuru. Yesu aduhana umugisha. Murakoze. Nanjye nitwa Ruhinda Justin, ndirimba muri CHORALE UMUSAMARIYA MWIZA, ibarizwa muri Église Anglicane Paroisse Remera. Nanjye ndi umugabo, ndubatse, ndi muri babandi bitwa abajene Marie. Murakoze. Reka dusenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, urera, urakiranuka, uri hejuru y'ibintu byose. Nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo uri Alpha ukaba na Omega, uri itangiriro, uri iherezo mu bintu byose, mu bibaho wabiremesheje ijambo ryawe, waravugaga bikaba, wategeka bigakomera, icyubahiro n'ikibi cyawe. Mana turagushimye kuri iki gicamunsi, turaguhimbaje kuko natwe twitiriwe izina ryawe, icyubahiro n'ikibi cyawe. Mana nka CHORALE UMUSAMARIYA MWIZA turi hano, twagiye tubona ineza yawe, bwarakeye tubona ineza yawe, bwije tubona ineza yawe, igicu kibuditse twabonye ineza yawe, imvura igwa twabonye ineza yawe, ndetse no kuzuba ryinshi cyane watubereye ubwihisho twabonye ineza yawe, icyubahiro n'ikibi cyawe. Turagushimye Mana, tugushimiye aho wadukuye, tugushimiye aho tugejeje, zina ryawe nirishyirwe hejuru. Tugiye kuganira na bene data, tuguhaye ikaze, duhamagaye imbaraga z'Imana, Mwuka Wera w'Imana niwururu kutuyobore, n'abari twe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Kandi buri jambo ryose turi bujye kuvuga nyagora ku ngoma Imana ribihesha izina ryawe icyubahiro. Jambo ryawe ryarambwiye ngo kera bubahaga Uwiteka, ngo baraterana ngo maze igitabo cy'urwibutso mu ijuru kikabumburwa. Nyagora ku ngoma Imana turakwinginze ngo iki kiganiro tugiye kuganira gihesha izina rya icyubahiro, ku buryo igitabo cy'urwibutso mu ijuru kibumburwa. Mana yacu, igihe nikigera ukazavuga uti baravuze izina ryanjye rihabwa icyubahiro. Urakoze rero, bene data ubayobore, natwe twese utuyobore, izina ryawe rikomeze rihabwa icyubahiro, natwe duhabwa umugisha nawe, ni mu izina ryawe ryera Yesu urakoze. Amen.
tugikomeza mu kiganiro Ego. nka korali umusamariya mwiza, ariko kandi mwitoranyije nk'abayobozi kugira ngo tuganire uko korali yagiye igenda yaguka muri rusange. Turagira ngo rero utangire ubwira abadukurikiye uko korali yagiye igenda yaguka n'igihe yatangiriye, mukagera ubwo muvuga muti korali ibaye korali yuzuye, ibaye korali ivuga ubutumwa, ihimbaza abantu bagafashwa ndetse karuhura n'imitima y'abanyarwanda muri rusange. Murakoze cyane. Korali umusamariya mwiza ni korali ikorera umurimo muri Paroisse ya Remera, abantu bakunda kwita mu Giporoso. Yari Paroisse ya Remera na Anglikani, itorero Anglikani mu Rwanda, ikaba ari mu bukidikoni bwa Kanombe muri diocese ya Kigali. Hanyuma rero korali umusamariya mwiza twatangiye gukora umurimo w'Imana mu 2000 mu kwezi kwa kabiri. Ndabyibuka icyo gihe twari abana bato, navuga ngo abana bitwa ingimbi n'abangavu. Hano kuri Paroisse ya Remera habaga amakorali 3, habaga korali y'ababyeyi, hakaba korali y'urubyiruko, hakaba na korali ya Sunday school. Hanyuma rero twebwe navuga ngo twari abana barenze kujya muri Sunday school. Hahandi abana baba babona batagikwiriye muri Sunday school, babana bavuye muri primaire bagiye muri secondary, ukabona bava ku ishuri ukabona batisanga neza muri Sunday school. Hanyuma rero twaje kugirirwa umugisha, twari dufite abapasteri bakundaga kwita ku bana. Ndabyibuka twari bane icyo gihe tujya gutangira korali umusamariya mwiza. Tubona tutari bujye muri korali y'urubyiruko, ndetse tukabona tutari bujye muri korali y'ababyeyi. Bukeye pasiteri araduhamagara, aratuganiriza, aratubwira ati ko mbona mutari mu murimo w'Imana bimeze bite? Tumubwira icyifuzo cyacu, aratwemerera, baradushyigikira, baraduhamagara, tujya mu biro. Ndabyibuka twakoresheje tombora kugira ngo tubone izina rya korali. Yari amazina abiri, hariho inkuru nziza, hariho na korali hariho korali inkuru nziza na korali umusamariya mwiza. Banditse udupapuro twinshi, hatombora umuntu umwe, atombora izina korali umusamariya mwiza. Nguko uko twaje kwitwa korali umusamariya mwiza. Guhera uwo munsi dutangira umurimo w'Imana. Twatangiye turi abaririmbyi 6, dutangira korali umusamariya mwiza. Dutangira dukorana n'itsinda ryitwaga abahetsi. Paroisse ya Remera yagiraga itsinda ryitwaga abahetsi. Iryo tsinda ryitaga ku bakene, rikita ku barwayi, rikita navuga ngo ku bantu batishoboye, gusura mu ngo, gufasha bene nk'ibyo. Noneho iryo tsinda baradufata nka korali umusamariya mwiza, dutangira gukora uwo murimo w'umusamariya mwiza nk'uko tubisanga muri Luka. Wa musamariya mwiza wasanze umuntu bamukubitiye ku nzira, umutambyi agakikira akagenda, Murewi n'abandi, ariko umusamariya mwiza yaza akamubyutsa, akamushyira ku ndogobe, akamujyana kwa muganga, bakamuvura, ndetse akishyura n'amafaranga. Reka mvuga amafaranga muri iki gihe bamukoreshejeho. Uko rero natwe twatangiye gukora uwo murimo w'umusamariya mwiza, tukagenda mu ngo, Paroisse ikaduha ibyo gukoresha nk'amasabune, gushyira abarwayi, abadafite ibiryo bakabiduha, tukabitwara, tukagerayo. Uwo dusanze ari umukecuru udashoboye kwikorera akazi, tukamufurira, tugaharura. Ndibuka icyo gihe hari hakiriho n'imiyenzi mu 2000 niba mubyibuka, tugatunganya ingo z'imiyenzi, tugaharura rwose. Nguko uko korali umusamariya mwiza twatangiye dukora umurimo w'Imana. Ariko nyuma y'ibyo byose twajya tubikora mu ngo, twarangiza tukaririmbira uwo muntu twakoreye iyo mirimo, ndetse tugasenga.
ariko twajya turirimba tukumva n'impano yo kuririmba irazamuka muri twebwe. Nuko twatangiye umurimo mu 2000, Imana itugirira neza. Mu 2003 twari tumaze kugera abaririmbyi 30 b'urubyiruko gusa, na muntu wari wubatse wari muri twe. 2003 twakomeje umurimo w'Imana, turakomeza turaririmba, Imana iradushyigikira, ndetse tugirirwa umugisha muri paruwasi yacu, badutera inkunga. Harimo abakristo benshi cyane b'ababyeyi bacu, cyane cyane abana bari muri twe bari bafite ababyeyi bakadushyigikira, tugakora umurimo w'Imana haba hano ndetse no hanze ya paruwasi yacu. Ndabyibuka igihe cyaje kugera paruwasi ya Remera biba ngombwa ko bagura amaparuwasi, batangira paruwasi ya Kicukiro, batwoherezayo kugira ngo dufashe iyo paruwasi gutera imbere, kamba ariko mvuga. Tujyayo tukajya turirimba Kicukiro ubu ni paruwasi ikomeye. Bukeye nanone hatangira paruwasi ya Kacyiru, nanone paruwasi yacu iratubwira iti mujyayo mwakuranwa n'ayandi makorari. Nanone tujya muri paruwasi ya Kacyiru, turashima Imana, izo paruwasi ubu ni amaparuwasi akomeye. Hanyuma twaje kugirirwa umugisha, tubona ibikoresho bya korari, abakristo badutera inkunga. Hari mu 2005 ndabyibuka, nibwo bwari ubwa mbere duhamagaye abakristo tubabwira icyifuzo cyacu, ko dushaka gutera imbere, ko dushaka kuririmba bigezweho. Abakristo bacu turabahamagara, aribo batera nkunga bacu, batugurira senti, batugurira ibyuma byose bijyanye na muzika, batugurira mikrofoni, batugurira amabafure, na mixeri. Mu 2005 twatangiye kuririmba rero. Aho ngaho niho navuga ngo korari yari imaze gukomera pe iririmba. Twaje no gusohora volume yacu ya mbere, dusohora volume yacu ya mbere hari mu 2007. Icyo gihe natwe twari tumaze gukura, birumvikana twari tumaze gukura, bamwe bafite akazi, twarabonye akazi dukora, abandi bakiri abanyeshuri, ariko mu bigaragara Imana yari imaze kudushyigikira. Hanyuma igihe cyaje kugera, Imana ikagenda itwagura mu buryo budasanzwe. Turashima Imana pe, turashima Imana. Imana yatwaguriye mu murimo wayo, twagiye tubona ukuboko kwayo, twagiye tubona kugira neza kwayo mu murimo wo kuririmba muri korari Umusamariya Mwiza. Nubwo byari bitoroshye, turi urubyiruko, n'akazi, ubushomeri, ariko Imana yagiye duteza intambwe ku yindi, twiga turangiza, babona akazi, ndetse igihe kiragera dutangira gushaka. Turashaka, twubaka ingo. Korari ibibaye iy'ababyeyi n'abasore, nubwo tugifitemo abakobwa ndetse n'abandi bahungu, ariko ubu ngubu korari yiganjemo abagabo n'abamama bubatse ingo kandi bashima Imana. Yesu ashimwe. Igihe rero cyaje kugera, icyo gihe mvuga cyose ni jye wari Presidente wa korari. Nayoboye korari Umusamariya Mwiza igihe kinini cyane, ngira ngo kirenga imyaka 18, kuva mu 2000 kugeza igihe cyaje kugera anshatse batora perezida. Urumva hajemo ibintu byo gushaka no kwiga bivanze. Nanone mba vice perezida, hajyaho perezida umwe nawe uhari nawe nagwa hari ari mu masomo. Nanone ndongera mba presidente. Hanyuma muri uko gukorera Imana, nago nababwiye, twaje kugira mission yo kuvuga ubutumwa mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Twavuze ubutumwa, twagiye Uganda, tujya Tanzania mwivuga butumwa. Ariko hagati aho mu Rwanda twagenze u Rwanda rwose. Nimvuga ngo u Rwanda rwose ni ahantu tutaragera. Murabona abana, urubyiruko twese duturuka mu ntara zitandukanye, tugahurira i Kigali. Twaje kuvuga rero, turavuga tuti twahuriye i Kigali tutaziranye,
duhurira mu murimo w'Imana. Nimureke tujye hirya no hino, niba mwene data Ruhinda iwabo tuvuge ari mu Mutara, mureke tujye iwabo wa Ruhinda tujye kuvuga y'ubutumwa, yewe tujye no kumuhamiriza ko ari i Kigali, ari umusore uri i Kigali ariko akijijwe. Hari kenshi iyo umuntu avuye mu ntara akaza i Kigali, abasigaye mu ntara basigara bavuga bati uriya yaraguye ubwo ari i Kigali ntagikizwa. Ariko twaragiye twavuze ubutumwa mu ntara Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru, hose twavuze y'ubutumwa. Twageze ku baririmbyi bacu bose aho baturukaga, buri muntu wese aho yavukaga, paruwasi ye twayigeragamo tukavuga ubutumwa, ndetse tukamuhamiriza ko ari umukozi w'Imana, kagikorera Imana, kakiri mu rugendo rujya mu ijuru. Yesu ashimwe. Nguko uko twagiye tukora umurimo w'Imana muri korali Umusamariya mwiza, kandi kugeza ubu turashima Imana aho Imana yadukuye naho itugejeje, tubona ari heza, ntacyo tuyishinja, ntacyo twayiburanye, yatugiriye neza yo kabyara. Sinabona uko nyivuga, aho yadukuye byari bikomeye, ariko muri urwo rugendo rwose, mu rugendo rw'ubusore, mu rugendo rw'ubwangavu, mu rugendo rwo kuba muri Kigali bitoroshye, imibereho itoroshye, amasomo atoroshye n'ibindi byinshi cyane, urugendo rw'abarokore muraruzi, ariko Kristo yagiye adufata ukuboko, aradukomeza, aratwambutsa kugeza uyu munsi muratubona turi ababyeyi n'abagabo bashima Imana. Hanyuma rero ejo bundi mu 2018 twaje gutora mwene data Innocent, dufatanyije umurimo, nanone abaperezida mubera vice presidente. Aho mu 2018 niho narekereye kuba presidente wa korali, nubwo nyiri umuririmbyi, nubwo ndi vice presidente, ndetse hari n'ikindi nababwiye ndi umuvugizi wa korali. Nubwo ndi umuvugizi wa korali, ariko kugeza aya magingo presidente wa korali ni Murindabigwi Innocent. Murakoze cyane, Yesu abaha umugisha. Turajya mu ijuru mu gihugu cyiza, Kanani yarimbishijwe, he tuzagendana n'abamarayika, nitugerayo duhimbaza Uwiteka. Nguriya dorageze ku bicu, aje gutwara twebwe abo yapfiriye, he tuzishima cyane tugendana nawe, kandi ukumbuze inshuti yanjye tuzabaneyo. Dore nguriya dorageze ku bicu, aje gutwara twebwe abo yapfiriye, he tuzishima cyane tugendana nawe, kandi ukumbuze inshuti yanjye tuzabaneyo. Reka rero twakire perezida wa korali Umusamariya atubwire uko nawe akimara kugeza korali mu biganza bye, cyangwa se akimara guhabwa inshingano zo kuyobora korali, aho inshingano ze aho zivuye naho zigeze uyu munsi. Murakoze cyane, kandi nshimiye vice presidente ku kiganiro cyiza duhaye, ku buhamya n'amateka ya korali Umusamariya mwiza kuva yatangira kugeza aho tugeze ubu ngubu. Imana yabanye natwe nk'uko yibabwiye. Imana yakoze imirimo myinshi ikomeye muri korali Umusamariya mwiza kugeza n'uyu munsi wa none. Nk'uko yabivuze mu kiganiro, korali natangiye kuyobora mu mwaka wa 2018. Imana yakomeje kubana natwe nubwo nyoboye mu gihe kigoye, bivuge gutyo, kubera ibi bihe turimo bya covid. Ni igihe kigoye, buri muntu wese arabibona kandi arabizi, ariko Imana yabanye natwe kandi irihira abana natwe, ndetse irakora imirimo ikomeye. Nkuko yabivuze rero mu mateka, hari icyo Imana yadukoreye. Mu mirimo myinshi twagiye dukora habayemo n'ivugabutumwa. Yabinyuzemo ivugabutumwa twagiye dukora mu ndirimbo, yavuze volume ya mbere yafashwe y'amajwi audio, haje kubonekamo na volume ya kabiri ndetse n'iya gatatu, ziracyakomeza. Aho ntangiriye kuyobora rero, n'ubundi korali nari nyirimo ko nayigiyemo 2009,
nanjye nyimazemo igihe. Twabanaga mu murimo w'Imana buri gihe umunsi ku wundi. Biba ngombwa rero ko igihe kiza kugira Imana ishima ko nyobora korali. Ngiye kuvuga ibi bihe maze igihe nyobora korali, mvugemo iby'Imana iri dukoresha kandi ahari bitumye tugera na hano kugira ngo mbabwire icyo Imana iri ikora. Icya mbere twari dufite audio menshi, dufite na volume iriho ya video, ariko twafashe mu 2009 twayifashe, iriho ariko haza kubamo nka retari cyangwa igihe tukaririmba tukarikodinga audio ariko tutarakora video, tutarakora amashusho. Maze kujyaho rero nifuje yuko twakongera tugatangira tugakora amashusho nanone y'indirimbo zakorana umusamariya mwiza. Kandi negereye bagenzi banjye dufatanyije umurimo, dufatanyije muri komite, mbaho icyifuzo cy'uko dukwiye kongera gukora amashusho y'indirimbo zacu. Abaririmbyi nabo tuyoborana bacyakira vuba. Twatangiriye urwo rugendo rwo gukora amashusho y'indirimbo zacu, kandi nshima Imana ko iriho ibana natwe. Duhera ku ndirimbo dufite yitwa Ibihe, irasohoka, irakorwa, ndetse abantu barayikunda, ifasha imitima y'abantu. Ni indirimbo ivuga ku bihe u Rwanda rwanyuzemo mu mwaka w'1994, igihe cya jenoside. Ni indirimbo ihumuriza abantu kubera amateka bagiye banyuramo. Iyo turayikorera irangira, dukora n'izindi. Tumaze gukora izindi ndirimbo, hari iyo tumaze gukora yasohotse ejo bundi, hari n'indi izasohoka muri iyi minsi, kandi mbona Imana iri gukora imirimo ikomeye. Iyo ndirimbo rero yitwa Uyu Murimo, ahari nayo itubesheje ahangaha kugira ngo tubabwire iby'Imana iri ikora, kandi uyu murimo turiho dukora koko, tubwire isi, tubwire abanyarwanda, tubwire amahanga, tubabwire ngo uyu murimo turimo ni umurimo koko, kandi ni umurimo w'abagabo nyabagabo. Ndashima Imana rero ko ikomeje kubana natwe. Igihe natangiriye kuyobora 2018, 2019 dukora iyo ndirimbo. 2020 covid biraje, ariko ntitwacika intege. Yesu ashimwe cyane. Twakomeje rero umurimo mu materaniro, tukabonekamo nubwo byari bigoye, aho badufunguriye tukaboneka. Dukomeza ivuga butumwa mu buryo butandukanye ku mbuga nkoranyambaga aho dushoboye. Twakoze umurimo w'Imana. Turashima Imana rero cyane ko idushoboje no gukora iyi ndirimbo Uyu Murimo, kandi tuzi neza ko izakomeza kudukoresha, noneho ikaba yagira no hanze ku isi hose. Abantu bakumva ubutumwa bwiza mu ndirimbo, bakumva ubutumwa bwiza buvuye muri Korali Umusamariya Mwiza. Korali Umusamariya Mwiza igakomeza igakora umurimo mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Imana ibahe umugisha. Abanyarwanda badukurikiye bashobora kwibaza ngo Korali Umusamariya Mwiza ifite umuzingo w'indirimbo zingana zite? Ese imaje gukora indirimbo ziri mu mashusho zingahe? Iritegura kuzakora izindi zingana iki? Urakoze cyane. Indirimbo za Korali Umusamariya Mwiza nkuko twabikubwiye, dufite amavolume twagiye dukora. Dufite volume 4 z'amaudio. Buri volume iriho indirimbo 12. Ubwo ni indirimbo 48. Dufite izindi tutarajyana muri studio, tutarakora, ariko duteganya kuzajyanayo. Tukagira rero n'izindi ziri z'amashusho. Muri izo ngizo 48 harimo izakozwe zimaze kuba 15 zimaze gukorwa amashusho, kandi turacyafite nyinshi dutegura kujyana muri studio. Nkuko nabikubwiye, izo twakoreye amaudio indirimbo 48, tukaba dukozemo 15. Urumva ko indirimbo zijya muri 20 na zingahe zose ziracyakeneye gukorwa amashusho. Ni urugendo rurerure rero twatangiye gukora Umusamariya Mwiza, kandi twifuje ko ubu butumwa uretse n'abantu kubwumva gusa, noneho babona n'abaririmba. Ni urugamba rero turimo rukeneye gusenga, rukeneye ubwitange, rukeneye imbaraga kugira ngo tubashe kugera kuri icyo kintu koko. Indirimbo rero zirahari, ziriho zirategurwa. Nkuko nabikubwiye, hari izo twatangiye gukora, hari iyo twasohoye, hari indi kiri muri studio, hari izindi ziri inyuma. Umushinga ni mugari. Imana ibahe umugisha.
turi hano hari umunyarwanda se cyangwa se hari abakristo musengana mu itorero rya Remera ushobora kwibaza ngo iyi korali igizwe n'abaririmbyi bangahe kugeza uyu munsi, kugeza ubwo wayifashe mu biganza ukavuga ngo nanjye ndi perezida ngiye kuyobora korali, ubu yabigizwe n'abakoraliste bangahe cyangwa se abanyamuryango bangahe? Urakoze. Abanyamuryango ba Korali Umusamariya Mwiza ni abaririmbyi 50. Dufite abaririmbyi 50 ba Korali Umusamariya Mwiza, ariko ntabwo irimise kuko n'ubundi abantu baracyaza umurimo w'Imana, bashobora kuziyongera, ariko kugeza ubu ngubu abaririmbyi ba Korali Umusamariya Mwiza tuvuga ngo ni abaririmbyi ba Korali Umusamariya Mwiza n'abaririmbyi 50. Hari bagiye baza nk'uko yabikubwiye batangiye kera za 2009, bagiye bavamo kuva mu 2000 urumva 2001 na 2 na 3, hari abagiye bagashaka kure bakagenda. Impamvu zo 50 ntago ari bo kuva yatangira bagize, ahubwo abo ngabo ni abakiri mu murimo, nabo tukibara tukivuga ngo aba turi kumwe. Birashoboka ko ashobora kuboneka nk'uko korali yatangiye akazagira igihe akagenda, uwo nguwo iyo agiye adusezeye mu buryo bw'ofisi ntituba tukimubara. Korali Umusamariya Mwiza rero yanyuzemo abaririmbyi benshi tubabaze ntago dushobora kuvuga ngo n'uyu mubare, ariko noneho abo dufite tubara tuvuga ngo aba n'abaririmbyi ba Korali Umusamariya ubu ngubu dushobora guhamagara mu murimo nimuze n'abaririmbyi 50. Dusubi inyuma gatoya, Presidente yatubwiye imbogamizi yagiye ahura nazo muri korali uko yagiye igenda yubakwa, ariko kandi akatubwira imbogamizi yagiye ahura nazo, ariko kandi yagushyikirije mu biganza. Ubu ngubu niwe uri kuyiyobora, niwe wihagarariye, mbese ni weho bavuga ngo ni perezida wa korali. Weho ubu kugeza kuri uno munota ibibazo cyangwa se imbogamizi ufite muri korali nizihe? Urakoze cyane. Imbogamizi ntizibura, ni nyinshi. Imbogamizi ni nyinshi cyane cyane umurimo w'Imana, burya imbogamizi ntago ziba zoroshye. Imbogamizi ya mbere nk'uko nayikubwiye nahuye nayo kandi mvuga ngo nibwo nkiyobora korali, ni ibi bihe turimo. Ibihe turimo bya COVID-19 byatumye abantu benshi bamera nk'abacitse intege, kubera ko ubwisanzure twagiraga umurimo w'Imana ntitukibugira, uko twumvaga dushaka gukorera Imana n'intumbero twari dufite ntabwo ariko bikimeze. Hari uburyo bwinshi nk'uko nabikubwiye, gukora amashusho, hari inzira nyinshi tutanyuramo kubera ko bibujijwe, bitemewe, kandi twari dufite muri gahunda abaririmbyi uko bumvaga bisanzuye bashaka gukora umurimo w'Imana ntabwo babasha kubona uko bahagera. Hari imbogamizi nyinshi cyane, ariko burya gusenga birafasha, kandi umuntu wamenye Imana burya kenshi ntabwo dushobora kubura ibisitaza mu murimo, dushobora kubura ibigeragezo, ariko hamwe n'ibyo byose nk'uko ijambo ry'Imana rivuga bituzanira ibyiza. Rero imbogamizi duhura nazo mu rugendo, mu bigeragezo duhura nabyo, abaririmbyi mbere iyi COVID itaraza wabonaga nta kibazo, kuko buri wese wabonaga byishimiye abikunze yumva yagera mu murimo koko, ariko aho ibi bibazo byaziye buri wese ubona yikandagira, cyane cyane aho gutekereza ku bwandu bw'iki cyorezo. Naho insengero baje kuzifungurira wabonaga abaririmbyi baza, ariko byibuze ubwisanzure ukabona ntabwo. Rero iki cyorezo mbona cyarazanye ibintu byinshi byateye impinduka mu murimo w'Imana, ariko mbere ho byari bisanzwe, nta kintu gikomeye cyari kirimo. Ni ibigeragezo bisanzwe abantu bahura nabyo bitatuma umurimo w'Imana udakorwa. Twimbika muri kino kiganiro dukomeza, tuzi ko umurimo w'Imana cyangwa se ivugabutumwa ajyanye muri nyuza mu ndirimbo, ariko kandi hari n'abandi tujya tubona bakoresha ikoranabuhanga bakabinyuza ku buryo bw'ikoranabuhanga. Mwebwe icyifuzo cyanyu se cyangwa se intumbero yanyu mufite niyo gukomeza mu gucisha ijambo ry'Imana mu ndirimbo gusa? Urakoze. Ijambo ry'Imana uko yari yabivuzeho mu kiganiro, ijambo ry'Imana turikora mu buryo bwinshi. Burya iyo ufashije umuntu uba ukoze umurimo w'Imana, uba uvuze ubutumwa. Iyo ugiriye umuntu neza uba uvuze ubutumwa. Iyo twakoraga n'ibiterane, twakoraga amasorti nk'uko babikubwiye, twajyaga mu ntara hirya no hino tukajya kuvuga ijambo ry'Imana,
rimwe na rimwe ntabwo ari ukuririmba gusa, n'igihe byabaga ngombwa ko dukoresha ivugabutumwa, tugasoma Bibiliya tukigisha abantu ijambo ry'Imana. Uburyo rero bwo kuvuga ijambo ry'Imana cyangwa kurigeza hirya, dufite umurongo mugari dushaka kubishyiramo, kandi numva twatangiye twifuje ko tuwugeza hirya no hino ku isi, ariko ubwo butumwa tukabugeza hirya no hino ku isi dukoresheje imbuga nkoranyambaga, kuko muri iki gihe ntitubasha kugenda, ntabwo wafata urugendo, ntiwatega, ntiwakurira indege, nta kintu wakora ngo ujyane ubwo butumwa, ariko twiyemeje gukoresha imbuga nkoranyambaga arizo YouTube mubona ko abantu benshi bayikurikira, hari za Instagram, hari Facebook, hari uburyo bwinshi abantu bakoresha kugira ngo ijambo ry'Imana ryumvikane kandi abantu bahinduke, kuko niyo ntego yacu. Rero dufite urubuga rwa YouTube cyangwa chaîne ya YouTube ducishaho indirimbo zacu, kandi ntekereza ko n'ubundi buryo tuzatubona bwo gukora, byaba ari ibyo bikorwa by'urukundo, bwaba ari ivugabutumwa dushobora kwicara tugategura ijambo ry'Imana tukarivuga, tuzadukoresha izo mbuga nkoranyambaga kugira ngo abantu babashe kumva ijambo ry'Imana. Murakoze. Twimbika muri kino kiganiro, ariko kandi hari uko Presidente yatubwiye ngo iyi korali yavuye ku bantu 6 none ikaba igeze mu bantu 50, nkuko wakomeje ubivuga, uravuga uti hazagenda hiyongeramo abandi. Mwamufite umubare muzageraho mukavuga muti natwe iyi korali turekeye hano, abandi bazashingiye abo korali? Urakoze. Umurimo w'Imana rero, umurimo w'Imana ni mugari, kandi icyo Yesu yaduhamagariye ni ukuzana abantu kuri Yesu. Korale Umusamariya Mwiza nta gahunda dufite yo guhagarika kubwira abantu ngo ntimuze mudusanga, kuko uwo si umurimo wacu. Twebwe icyo twifuza nuko tuzana abantu kuri Yesu, kandi ubonye umuntu akugana ndetse aje gufatanya nawe kuvuga umurimo w'Imana, gukora umurimo w'Imana, kuvuga ubutumwa, ntabwo ushobora kumutangira, ntabwo wamuhagarika. Gusa icyo twifuza nuko twegereza abantu Yesu, tubwira abantu Yesu, tukababwira ijambo ry'Imana bagahinduka, hanyuma baje batugana kubera ko bahindutse nabo bifuza gukora umurimo w'Imana, tuzafatanya nabo, twiteguye gufatanya na buri muntu wese. Ntabwo tujya tugira gahunda yo gutekereza kuzahagarika abaririmbi. Turi kumwe n'abayobozi ba korali, ndavuga komite mu rurimi rw'amahanga, ariko kandi hari abakoraliste cyangwa se abagize korali batari hano, tutari kumwe nabo. Muri kano kanya urababwira iki nka perezida ubahagarariye? Ikintu mbabwira nuko tuguma muri ibi bintu, nuko tuguma muri uyu murimo, nuko tudakwiye gucika intege, nuko tudakwiye gucogora, nuko dukwiye guharanira kandi koko kugira ngo ubwami bw'Imana turirimba, ubwami bw'Imana dukangurira abantu, natwe ubwo bwami bw'Imana tuzabujyemo. Ntabwo dukwiye gucika intege. Rero ndababwira gukomera muri ibi bihe bigoye bikomeye, dukomere ku Mana, dukore uyu murimo, dushyire hamwe, kandi Imana izatugororera. Murakoze. Hari umukristo muri rusange, umukristo usengera muri no torero rya EAR Remera, ariko kandi akaba yifuza kujya muri korali, akavuga ngo nanjye najya muri korali Umusamariya Mwiza nkaririmba ubutumwa bwanjye nkabunyuza mu ndirimbo. Uramubwira iki? Uramushishikariza gute kugira ngo nawe yinjire muri korali? Umukristo wifuza kuza muri korali Umusamariya Mwiza, nkuko n'ubundi bisanzwe bibaho cyangwa dusanzwe tubikora, ntago tumurimita. Umukristo wifuje kuza muri korali Umusamariya Mwiza, iyo yabyifuje aratwegera, akegera komite cyangwa akegera umuvugizi, akamubwira ati mfite icyifuzo iki n'iki, ndi umukristo wanyu, nsengera aha ngaha, korali yanyu ndayikunda kandi nifuza gukora umurimo w'Imana nkuko babitubwira. N'ubundi si ubwa mbere. Iyo rero atwegereye, tuganira nawe, turamuganiriza, tukamubwira korali, tukamubwira amateka yayo, tukamubwira umurongo wayo, tukamubwira uburyo twitwara muri korali, ni nko kumutegura. Hanyuma yakumva koko azabana natwe muri uwo murongo, tukamwakira, tukamuha ikaze, akaza muri korali, tugira igihe tumuha cyo kubana nawe kugira ngo tumurebe koko ibyo twamubwiye abyubahirije, hanyuma tukazamwakira, tugakomezanya umurimo w'Imana. Ntabwo rero tujya twimira umuntu wese. Umukristo wese ubyifuje araza akatwegera, akatuganiriza,
tukamubwira ibisabwa hanyuma tukamwakira umurimo w'Imana. Abantu bashobora kwibaza bakibaza byinshi bikurikira nkuko nanjye nk'umunyamakuru wa FSTV 21 nabyibaza nkibaza ngo ni igiki cyangwa se ni ibiki mwishimira muri korali yanyu kugeza kuri uno munota. Urakoze. Ibyo twishimira ni byinshi. Ibyo twishimira icya mbere kuba mu murimo w'Imana ni by'igiciro cyinshi. Uko hari benshi batajya babasha no kubigeraho. Hari n'ababyifuza niba bibone. Kuba rero Imana yaratugiriye icyizere ikadutoranya tukaba turi mu murimo wayo, byo nyine ubwabyo twakabaye tunezezwa nuko turi mu murimo wayo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri kuba tuvuga ubutumwa abantu bagahinduka. Umuririmbyi wese uri muri korali iyo avuze ubutumwa mu ndirimbo akabwiriza abantu ejo bagahinduka, hakaba habihana abantu bakihana bagahinduka. Niyo ntego, ni nayo ntumbero y'umuririmbyi burya n'umuhamagaro we. Iyo rero abantu bahindutse kubwo kuvuga ubutumwa kandi yabigizemo uruhare yabaye mu murimo neza, aranezerwa. Hari ibyo kwishimira byinshi rero iyo abantu bahinduka turanezerwa. Kuba twaratoranyijwe tukaba tukibihagazemo ni umunezero, turanezerwa. Hari byinshi ariko ibintu bikomeye by'ingenzi cyane ni ukuba tugihagaze mu murimo w'Imana kandi tubwira abantu ijambo ry'Imana bagahinduka. Nk'abakristo muhagarariye abakristo muhagarariye abandi muri korali Umusamariya cyangwa se abayobozi ba Umusamariya mwiza, hari igihe kijya kigera nkuko abanyarwanda cyangwa se isi yose abatuye isi yose bijya bigenda, ukabona abantu bagize gutya barakuze ariko kandi bari mu murimo w'Imana, ariko kandi ukabona baragiye igihe tuvuga ko umuntu atabarutse, igihe tuvuga ko umuntu Imana imusaruye. Hari igihe kizagira gitya mubone umwe muri mwe mugiye mukurikirana ariko kandi Imana iramusaruye, ariko kandi ntago bamwe bazacika intege ngo babareke kuyobora korali, ariko kandi igihe kizagera mwese ko muri hano mu bure mugende mujye mwijuru nkuko mwakoreye Imana. Ni igiki mushobora kubwira abanyarwanda se cyangwa se abandi bantu bifuza kujya muri korali atari bavuka ariko kandi bitegura kuzavuka bakavuga ngo natwe tugiye muri korali Umusamariya mwiza, tugiye kuririmbira Imana, tugiye gukorera Imana, kugira ngo bazavuge bati bakuru bacu abayobozi bacu bakorera Umusamariya badusigiye impanuro. Murakoze cyane. Wenda nunganiye perezida, icyo dukora nibyo koko mwisisi wacu, ejo tuzimuka twigira iwacu mu ijuru, n'ubundi nibyo duharanira. Ubu ngubu twatangiye kwinjiza abana bato, dufite abana batoya, turimo turabyara abana bacu, turabazana bakaza muri korali bakarepeta. Yewe n'ubu turashima Imana, dufite abana 3 bagiye gukora ikizami cya senior 3, bakoze P6 bari muri korali. N'ubu ngubu bagiye gukora ikizami cya senior 3. ni ukuvuga rero uko twakuriye muri korali Umusamariya mwiza, ntabwo dushaka ko korali Umusamariya mwiza nituramuka tutakiriho ko izasibangana mu mateka. Tuzana abana bacu, tugenda tubatoza, bagenda bakurira mu murimo w'Imana, tubatoza inzira y'agakiza. Icyo dukora rero kugira ngo abana bacu batazibagirwa amateka ya korali Umusamariya mwiza, tugira inyandiko, turandika. Uko dukoze ikintu tukandika, uko dukoze ikindi tukandika. Mu Kinyarwanda baravuga ngo tugashyingura izo nyandiko. Izo nyandiko tukazishyingura, ejo hazaza nituba tutakiriho, umwana wanjye cyangwa wa perezida cyangwa wa Ruhinda cyangwa wa Rufonsina bazasigarana amateka yacu. Uwanjye umuhungu wanjye nayobora korali azavuga ati mama niwe wabanje kuyobora korali Umusamariya mwiza. Nandi wa perezida nayobora korali Umusamariya mwiza azavuga ati ariko mu 2018 papa niwe wayoboraga iyi korali. Nubwo buryo turimo tugenda dutoza abana bacu, ndetse duhamagarira n'abandi babyeyi basengera hano mu itorero ryacu bafite abana mu nama za Yesu. Tugira korali ya Sunday School, tubabwira ngo nyabuneka abana nibazajya bava muri Sunday School bajye babohereza, tuzajya tubakira kandi tuzajya tubatoza inzira nziza. Urugero nafata n'uyu mugabo. Uyu mugabo namukuye muri korali ya Sunday School.
niho namukuye ndamuzana ari umwana muto mubonamo impano mubonamo imbuto y'agakiza ndavuga ni uyu mwana ibyo ari byo byose uwamufata ku kaboko haraho muri uru rugendo yazagera. Ndabyibuka iyo twajyaga kujya mu rugendo papa we yaramamagaraga akambwira ati uramenya uwo mwana. Twava mu rugendo akamamagara ati muriho umwana ari, tukamucyura tukamugeza mu rugo. Ariko ubu nshima Imana ko ejo bundi yakoze ubukwe, ubu ni umugabo w'umurokore. Shima Imana ko atigeze dukoze isoni, yakuriye hagati muri twe, arabyiruka ari umusore w'umurokore, arashaka twese tubireba. Imana yacu nishimwe. Ni muri ubwo buryo rero turimo dushaka kuzana n'abana bacu n'abandi bana b'abakristo ngo tubatoze inzira nziza y'agakiza, tubatoze inzira nziza y'agakiza. Mbona muri iyi si cyane cyane no muri uyu mujyi wa Kigali, umwana utamutoje inzira y'agakiza ngo akurire mu murimo w'Imana, nahandi uretse muri uyu murimo niho umwana yakurira kandi akabera umugisha ababyeyi, akabera umugisha igihugu, akabera umugisha itorero. Murakoze. Nka Presidente uhagarariye korali Umusamariya Mwiza, ariko kandi uri n'umuvugizi wa korali Umusamariya Mwiza, bivuze ngo ibibazo byose bibere muri korali Umusamariya Mwiza ni weho bigezwaho cyangwa se ni wowe ujya kubivugira aho bigomba kugira ngo bikemuke. Ni igiki usaba abakristo muri rusange, ni igiki usaba itorero rya Paroisse ya Remera? Murakoze. Mbere yuko ngira icyo mbasaba reka mbaze mbashimire. Ndashimira Paroisse yacu, Paroisse ya EAR Remera. Hano turi ni Paroisse ifite abayobozi, ifite abashumba bazi kwita ku nama zabo. Turabashimira cyane muri uru rugendo rutoroshye. Murabizi ko itorero ryacu ntabwo tujya tugira umushumba uhoraho, abashumba bagenda bahindurwa batumwa ahandi nk'uko bagiye babirahirira. Hanyuma rero twebwe dutangira korali hariho abandi bashumba, nyuma yaho haza abandi nanone, ariko buri mushumba wese twagiye tubana yagiye atubera umugisha. Turashima Imana ko abashumba bacu bazi kwita ku nama baragiye. Ndabanza mbashimire cyane, ndashima ubuyobozi bwa Paroisse ya Remera ndetse ndashima n'ubuyobozi bwa komite mpuzamakorali. Burya tugira komite mpuzamakorali twese amakorali aho duhuriye, nabo ndabashima. Ikindi rero nk'uko warumbajije icyo nasaba ko bakongera muri ibi bihe turimo. Murabibona birakomeye, hazasigara abagabo nyabagabo, hazasigara intwari zo zizananirwa kuko uru rugendo ntabwo rworoshye. Ubundi twarahuraga umuntu akakubwira ibyiringiro by'urugendo arimo, akakubwira ibyiringiro by'agakiza ke, akakubwira uko Yesu yamugiriye neza. None guhura n'ibigikunda, umuntu arihereranwa n'ikibazo, Satani akamwongorera akaba yagwa mutari hamwe. Rero nasaba abashumba ko n'abayobozi bacu muri rusange ndetse n'abakristo muri rusange, buri muntu wese w'umukristo wamenya aho umuririmbyi atuye ko yajya kurikirana amakuru ye. Korali nibe iya perezida gusa cyangwa nanjye cyangwa na komite, ahubwo korali ibi iyitorero yose. Umushumba niyumva ko nagize ikibazo abimenya, nubwo babikora, ariko nasabaga ngo n'abakristo muri rusange rwose barusheho kubaza amakuru y'abaririmbyi mu bihe bisa nk'ibi bitoroshye. Murakoze. Uyu murimo ntabwo ari uw'amagambo, uyu murimo ntabwo ari uw'imburamikoro, uyu murimo ni uw'abagabo nyabagabo, ni uw'intwarane, intwari zananiwe ntizumva izuba ntizitinya imvura, barahiye ko batazivuguruza, baza amagara yabo
kubw'uyu murimo w'Imana. Uyu murimo ntabwo ari uw'amagambo, uyu murimo ntabwo ari uw'imburamikoro, uyu murimo ni uw'abagabo nyabagabo, ni uw'intwarane, intwari zananiwe n'izumva izuba n'izitinya imvura, barahiye ko batazivuguruza, bazahamagara yabo kubw'uyu murimo w'Imana. Mugende uko bikwiriye bene data, nk'abagabura b'ijambo ry'Imana, ntimwiyoberanye nk'ab'iki gihe, bakeretse ukuri nyamara barakuzi, ahubwo mwibuke imbabazi mwagiriwe, muba abagabura beza muzahembwa. Bakristo bakozi b'Imana, nimukagoreke ijambo ry'Imana yacu, muvuga ukuri ndetse mweruye kandi ntimucogore, mwambara imbaraga mukiranuka ndetse mwirinda, mukwiye kugenda nk'abagabura b'iby'Imana, mugomororere benshi umwami w'abami Yesu. Bakristo bakozi b'Imana, nimukagoreke ijambo ry'Imana yacu, muvuga ukuri ndetse mweruye kandi ntimucogore, mwambara imbaraga mukiranuka ndetse mwirinda, mukwiye kugenda nk'abagabura b'iby'Imana, mugomororere benshi umwami w'abami Yesu. Mugende uko bikwiriye bene data, nk'abagabura b'ijambo ry'Imana, ntimwiyoberanye nk'ab'iki gihe, bakeretse ukuri nyamara barakuzi, ahubwo mwibuke imbabazi mwagiriwe, muba abagabura beza muzahembwa. Niba uzi ko uri umugabura w'iby'Imana, ukwiye kugenda uko bikwiriye, hari amategeko abigenga, barabyambarira barabigendera, bitwararika muri byose muri uwo murimo, bamaze kubwiriza abandi, batagaragara nk'aho batemewe, umurimo w'Imana ugatukwa ku bwabo, gahunda yabo ni ukubaka ubwami bw'Imana. Niba uzi ko uri umugabura w'iby'Imana, ukwiye kugenda uko bikwiriye, hari amategeko abigenga, barabyambarira barabigendera, bitwararika muri byose muri uwo murimo, bamaze kubwiriza abandi, batagaragara nk'aho batemewe, umurimo w'Imana ugatukwa ku bwabo, gahunda yabo ni ukubaka ubwami bw'Imana. Niba uzi ko uri umugabura w'iby'Imana, ukwiye kugenda uko bikwiriye, hari amategeko abigenga, barabyambarira barabigendera, bitwararika muri byose muri uwo murimo,
bamaze kubwiriza abandi batagaragara nk'aho batemewe umurimo w'Imana ugatukwa ku bwabo gahunda yabo ni ukubaka ubwami bw'Imana ugenda uko bikwiriye bene data nk'abagabura b'ijambo ry'Imana imiyoberanye nk'ab'iki gihe bakereza ukuri nyamara barakuzi ahubwo mwibuke imbabazi mwagiriwe muba abagabura beza muzahembwa mugende uko bikwiriye bene data mu ijuru mu gihugu cyiza Kanani yarimbishijwe tuzagendana n'abamarayika nitugerayo duhimbaza Uwiteka nguriya dorageze ku bicu aje gutwara twebwe abo yapfiriye tuzishima cyane tugendana nawe kandi ukumbuze inshuti yanjye tuzabaneyo dore nguwo nguriya dorageze ku bicu aje gutwara twebwe abo yapfiriye tuzishima cyane tugendana nawe kandi ukumbuze inshuti yanjye tuzabaneyo. hanyuma twimbika muri kino kiganiro ariko kandi mumaje kuririmba indirimbo mwise ngo ni umurimo. Hari abakristo hari n'abanyarwanda muri rusange n'isi yose dukurikiye ariko kandi bashobora kwibaza iryo jambo mushobora kurisigura mukabasobanura kugira ngo nabo babashe kumenya iyo ndirimbo impamvu mwayise umurimo. Murakoze cyane. Iyi ndirimbo uyu murimo twayihimbye tumva ari mu 2016. Twari dufite teme dusanga mu Bakorino ba kabiri ibice 4. Turahera ku murongo wa mbere haravuga ngo nuko rero ubwo dufite uwo murimo wo kugabura iby'Imana kubw'imbabazi twagiriwe niducogore ahubwo twanga ibiteye isoni bikorwa rwihishwa tutagendera mu buriganya kandi tutagoreka ijambo ry'Imana ahubwo tuvuga ukuri tweruye bigatuma umuntu wese adushimisha umutima we imbere y'Imana. Yasashimwe. Iyo teme niyo twari dufite. Hari igihe kijya kigera tukagira icyumweru cy'amakorari hano i Remera tukagira teme noneho twese tugahimba indirimbo ijyanye n'iyo teme. Gusa by'umwihariko nka korari Umusamariya Mwiza iyi ndirimbo uyu murimo twayihimbye turi mu bihe byari bitatworoheye kubw'umurimo w'Imana. Murabizi umurimo w'Imana ntabwo ujya woroha. Mu murimo w'Imana duhura n'ibicanege, duhura mbehe nk'uko mubizi Satani arwanya umurimo w'Imana. Muri ibyo bihe rero ntabwo byari bitworoheye mu buryo bwo gukora umurimo w'Imana. Abanyeshuri benshi bari ku mashuri, korari igaragara nk'aho irimo intege nke, ariko twicaye dufite abahimbyi ba korari, twicaye tubonye n'iyi teme turavuga tuti turagomba kuba intwarane kubw'uyu murimo w'Imana, kuko uyu murimo w'Imana ni uw'abagabo nyabagabo. Ikindi wenda nakongeraho, hanze aha ngaha hari ukuntu abantu bajya bareba abaririmbyi ku wa kabiri ukajya muri repetition, ku wa kane ukajya muri repetition, ku wa gatandatu ukajya muri repetition, bamwe bakabireba nk'aho ari ukubura icyo wakora.
ariko nagiraga ngo mbwira abantu ngo burya iyo abaririmbyi bajya muri repetition kuwa kabiri bakagenda, kuwa gatatu bakagenda, kuwa kane yewe byaba ngombwa bagasubirayo, no kuwa gatandatu ku cyumweru bakazinduka bajya ku rusengero, nagwa ari uko baba babuze icyo bakora, ahubwo nuko baba barahamagariwe uwo murimo wo kugabura iby'Imana. Yesu ashimwe. Iyi ndirimbo rero nagiraga ngo mamagarire buri muntu wese kuyumva, buri muntu wese wizageraho azicare ayitege amatwi ayumve. Irimo ubutumwa bukomeye buhugurira abakozi b'Imana, bugarura abantu kugukorera Imana, bubwiriza abantu bakorera Imana, abakozi b'Imana, haba abaririmbyi, haba bavuga butumwa. Gukorera Imana biri mu ngeri zitandukanye. Tugomba gukorera Imana dushikamye, duhagaze, dufite intumbero, dufite, navuga ngo dufite vision, yego dufite vision y'icyo dukora icyo ari cyo. Yesu ashimwe. Hanyuma ku gitero cya gatatu hari ahavuga ngo niba uzi ko uri umugabura w'iby'Imana ugomba kugenda uko bikwiriye, uko bikwiriye, ngo hari amategeko abigenga, barabyambarira bakabigendera, mbehe nuko mu yandi magambo nukuvuga ngo niba uzi ko ukorera Imana nagukwiye kwifata nk'abandi bose basanzwe, nagukwiye kwifata nk'abisi, nagukwiye kwiyandarika, nagukwiye kuvuga uko wiboneye uko ariko kose. Ngo harimo ahantu nkunda cyane ngo bamaze kubwiriza ijambo ry'Imana ngo batagaragara nk'aho batemewe. Hari ukuntu umuntu ashobora akava hano abwirije, yagera hano akavuga ibihabanye n'ibyo avuye kubwiriza. Rero ndakangurira abantu bose bazumva iyi ndirimbo izabafasha kugira aho bava n'aho bagera, kugira ibyo bareka n'ibyo bakora, kugira uko bagenda, kugira uko bavuga, kugira n'uko bambara, yemwe sibyo? Yesu ashimwe. Kugira n'uko bambara. Turagomba gutandukana n'abisi uko bambara. Niba turabaririmbyi, niba turabavuga butumwa, niba uri umukozi w'Imana, uko ukorera Imana uko ariko kose, ariko uragomba kugaragaza Imana yaguhamagaye, ibyo ishaka ibyo ari byo byose, ibyishima. Hanyuma wenda njya gusoza iki kibazo wambajije, nago nabura gushimira abaririmbyi twafatanyije umurimo muri uru rugendo rwari rutoroshye. Uru rugendo rwo gukorera Imana nago ruba rworoshye, ariko ndashimira abaririmbyi ba Chorale Umusamariya Mwiza, ndabashimira byimazeyo. Nubwo sinavuga ngo mvuge nka Pawulo ngo narwanye intambara, ngo nshoje, nago twebwe turasoza, kandi nta nubwo turageraho Satani atarasa imyambi. Ariko uko bimeze uko ariko kose, navuga ngo Imana yo mw'ijuru ibaha umugisha. Bakoze uyu murimo batizigama, baritanze, aho byari ngombwa hariho hose barahabaye. Hanyuma ikindi nshimire n'abaterankunga bacu, ndashimira abaterankunga bacu baradushyigikiye byimazeyo. Tugira urubuga rw'abaterankunga bacu, mu bitekerezo batugiriye inama, mu bifatika baradushyigikiye. Nabo navuga ngo Imana yo mw'ijuru ibaha umugisha. Hanyuma nanone reka nongere nshimire paruwasi yacu, abashumba, senior pastor ndetse n'abandi bose bamwungirije, barakoze, batubaye hafi, baradusengeye, baradushyigikiye. Nsoza nago nabura gushimira East African Christian University. Abantu bazareba iyo ndirimbo bazabona ubusitani bwiza twayikoreyemo.
twayikoreye ku ishuri rya Universite y'Abangirikani, Universite ibi Masaka. Turashimira cyane Vice Chancellor yatugiriye neza, yaduhaye ubwo busitani, abanyeshuri bari bariyo baradufashije. Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo izabahembe. Ndumva magambo yanjye araho nayasoreza, gusa ndakangurira abantu kureba iyo ndirimbo bakayumva, bakumviriza amagambo ayirimo. Ndabizi hari abantu batajya bakareba amashusho, bakareba abaririmbyi barimo nibite ku magambo, ariko jewe cyane cyane nakanguriraga abantu kumva amagambo y'iyo ndirimbo, kandi nsaba Imana iteka ngo amagambo ari muri iyo ndirimbo azagire abantu benshi, cyane cyane abakozi b'Imana, ahindura akavana ku rwego rumwe akabashyitsa ku rundi. Murakoze. twimiga muri kino kiganiro, ariko bene so cyangwa se bene data batubwiye bati waje mu murimo w'Imana ariko wajemo uri umusore, ntabwo wajemo uri umugabo. Niziye mpinduka wabonye ugeze muri Chorale Umusamariya Mwiza? Murakoze. Nkuko yabivuze nibyo, naje muri Chorale Umusamariya Mwiza nkiri muto, kuko nibwo nari ndangije amashuri ya primaire, ngo ngiye secondaire nibwo ninjiye mu Musamariya Mwiza. Icyo gihe rero kuvuga impinduka ni hafi ya zose, ni nyinshi cyane. Yagize impinduka nyinshi mu buryo bw'umwuka ndetse n'uburyo bw'umubiri, guhura n'abantu bakuru ukabakuriramo. Hari byinshi ugenda wunguka, haba ibitekerezo, haba ijambo ry'Imana, ni byinshi cyane. So rero nanjye ubwanjye ndahamiriza neza ko abambonye icyo gihe njya mu Samariya ngana gutyo kugeza ubu ngubu, nibaza ko hari byinshi byabigishije cyangwa hari impinduka nabo bagize ku bwanjye. Ni byinshi navuga. Urumva yabivuze, najemo ndi umwana ariko ubu narashatse ndi umugabo. Navuga byinshi, ariko mu by'ukuri byose bifatanizwa hamwe kutuzana ibyiza. Ndashima Imana ku bw'abaririmbyi bagenzi banjye, ababyeyi nasanzemo bakatwubaka, bakatufasha mu buryo butandukanye, kutwereka inzira nziza, kandi natwe twayigeramo kuko tugasanga itandukanye cyane n'imibereho y'ahangaha hanze ukuntu hameze. Usanga rero nakangurira urubyiruko gatoya ko rwava mu bintu bidatunganye, ubwo ndavuga ibyo tubona hano hanze hose, haba mu kazi, haba ahantu hatandukanye, ahubwo bakirukira cyane mu gukurikira Imana, mu kujya mu ijambo ry'Imana, mu kujya mu murimo w'Imana, bigira inyungu nyinshi. Murakoze. Eho niziye mpinduka cyangwa se n'uruhe rugendo rwiza waboneye muri Chorale Umusamariya Mwiza? Murakoze. Uko natangiye mbibwira bwa mbere, nasubiramo, nitwa n'umukobwa Rufonsina. Natangiye muri iyi korali, nasanze igezemo hagati, yari maze igihe gitoya, ntago yari maze amezi menshi itangiye, ariko icyo nshaka kuvuga nuko yandeze. Ni ukuvuga ngo nagezemo nkiri mutoya, ariko nanjye nkiri urubyiruko nyine, nkiri mu myaka mitoya. Mu kumfasha nabaye imfubyi ndi mutoya, irandera. Mu by'ukuri yarandeze. Harimo abari bamwe bakuze baramfasha, bamba hafi, bagerageza kunyitaho kugeza na n'izi saha, guhera igihe nayigiriyemo kugeza izi saha. Nubwo hari indi ntambwe ntaratera, nabo bazamfasha nyine nk'abantu bakiri kumwe nanjye. Ni nayo mpamvu nkihagazemo, nkishima Imana, kuko iyaba hari benshi twatangiranye bagiye bansangamo, cyangwa se bo nasanzemo b'abakobwa bagiye bagenda bakagira intege nkeya, ariko icyo nshima Imana nuko nkibihagazemo neza, nkikijijwe, nkiri mu nzira nziza y'agakiza. Nkaba nshishikariza n'abandi b'abakobwa bakirimo, baracyarimo benshi, ntabwo ari cyane, ariko turacyakomeje uwo murimo. Nabashishikariza gukomeza intambwe, gukomeza mu rugendo muri uyu murimo. Mwavuze byinshi bya Chorale Umusamariya, murashimira abakristo muri rusange, mushimira abakoraliste muri rusange, ndetse mushimira n'itorero ryanyu. Ariko kandi hari umurimo mwatangiye muwuhera hasi, ubu ngubu turavuga ngo ni ikivi murimo mugenda muhereza abandi nabo bakomeza. Ariko kandi hari igihe utangira urugendo nk'urwo ngurwo, hakagira intama imwe ivamo
ugasanga iragiye irazimiye ariko kandi iyo ntiwayivuzeho. Ni igice ubwira abantu mwatangiranye urugendo ariko kandi batakirurimo kubw'impamvu zabo atari impamvu zindi. Wenda umuntu ashobora kuba yapfuye, izo ni impamvu, ariko kandi hari umuntu ugira gutya akajya mu kintu akakivamo nta yindi mpamvu. Uramubwira ngo iki? Uramushishikariza iki? Uramugarura ute mu murimo w'Imana? Urakoze cyane. Muranyihanganira iyo ngeze ku bantu twatangiranye umurimo tukaba tutakiri hamwe, bizamura amarangamutima yanjye, ariko icyo nababwira cyo bagenzi banjye twatangiranye uyu murimo w'Imana wo gukorera Imana, nababwira ngo mbasengera iteka uko mbibutse. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri nababwira ngo turacyakomeje mu rugendo kandi twumva twifuza ko igihe nikigera cyashyizweho n'Imana, nyabuneka bazagaruke dufatanye uyu murimo w'Imana. Ndabahamagara, ndabashishikariza, ndabakumbuza gukorera umurimo w'Imana muri Chorale Umusamariya Mwiza. Kandi nababwira ngo turacyabibuka urugendo twagendanye, ntago twabyibagirwa. Uko twahumurizanyaga ibyanditswe byera, uko twakomezanyaga twacitse intege, ntago twabyibagirwa. Nashakaga guhamagarira abasore, abakobwa, abagabo, ababyeyi twatangiranye uyu murimo bazareba iki kiganiro, ngo mbabwire ngo mu izina ry'Imana Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera bazagaruke dufatanye umurimo w'Imana. Ibyo turabisaba Imana ndetse nabo turabasengera, kandi nzi ko igihe gikwiye hari abazagaruka tugafatanya uyu murimo w'Imana. Imana ibahe umugisha. nk'uko twari twabivuze haruguru, ubundi abantu bamenyereye yuko dukoresha CD. Ibi byo ni ibisanzwe. Uwadukenera ashaka indirimbo zacu tubarizwa ku itorero n'ubundi hano kuri Paroisse Remera, akeneye ibihangano byacu akatumenyesha, CD zirahari. Akeneye kuyicuranga yatumenyesha kuri telefoni zacu, turazitanga mu kiganiro. Yatwandikira kuri email yacu turayigira nayo turayitanga, cyangwa akagira hano ku buyobozi bwa Paroisse. Hanyuma abari hirya, abari kure bo ntiturashyiraho uburyo bufatika kubera ko n'ibi bihe byonyine ubwabyo biraturimitinga. Ariko nk'uko nabivuze, hari chaîne yacu ya YouTube y'Umusamariya Mwiza. Yajya kuri YouTube akandikamo Umusamariya Mwiza kwaya EAR Remera, ahita abona Umusamariya Mwiza n'indirimbo zamaze kugera kuri YouTube, cyane cyane z'amashusho. Ubundi buryo nari mvuze ni telefone, nimero ya telefone ashobora kumpamagara kuri 078 55 00 286, cyangwa gahamagara kuri nimero y'uyu muvugizi wa korale. Ziriho kuri YouTube hari aho ziri muri description. Uwatumenyesha azikeneye kuri CD twazimuha. Udashoboye kuza kutuvugisha ngo tube twazimugezaho, yajya ku rubuga rwacu rwa YouTube ashobora kuzibona. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge Imana. Uwiteka Mana yacu nyaguhora ku ngoma, turagushimiye, turaguhimbaje kubw'ineza n'urukundo rwawe udukunda. Tugushimiye umurimo mwiza watugabiye, tugushimiye icyizere watugiriye ukatugabira umurimo wawe. Turagushimiye ko aho benshi bari bananiwe twaba dukomeje ukatwambika imbaraga,
turagushimiye kandi ko washyize amagambo y'ubwenge ndetse n'ay'agaciro mu kanwa kacu kugira ngo igihe nk'iki ngiki tubashe kuyabwira ubwoko bwawe kandi nibuyumva bubashe guhinduka. Izina ryawe nirihimbazwe. Uyu munsi wa none rero wemeye ko dukora kino kiganiro kugira ngo umuntu wese uzacyumva kizageraho kimuvana ndetse kigeraho kimugeza. Umuntu wese uzumva iki kiganiro azumve korali umusamariya mwiza, yumve ubuzima bwayo, yumve amateka ndetse yumve n'intumbero yuko ari uguhindura ubwoko bwawe, abantu bakava mu bitagira umumaro, abantu bakava mu byaha, abantu bagahinduka bakaba abana bawe kandi bagakora ibyo ushaka n'ibyo ushima. Wakoze rero kuko waduhaye umugisha ubana natwe muri iki kiganiro. Twemerere iyi nkuru mwami, iki kiganiro kizagere hirya no hino ku isi, kizubaka imitima y'ubwoko bwawe, tuzumve kandi tuzabone benshi bahinduka kubw'umurimo wawe. Girira neza mwami mwiza buri muntu wese wageze aha hantu, umuha umugisha kandi tuzi neza yuko uri kumwe natwe, uzakomeza kubana natwe. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, urakoze, amen. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana se umwami wacu Yesu Kristo, mu izina ryawe rikomeye turagushimye kandi twumva tutabivuga mu ijambo rimwe ngo tubirangize, ariko twifatanyije n'abamarayika n'ibizima bine kuvuga kuri uwera. Kristo urera, urera, isi n'ijuru byuzuye icyubahiro cyawe, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Mana nawarondora imirimo yawe ukora kandi na nuwabona igipimo ayipimamo, gusa imirimo yawe ukora igiturenga tukabura icyo tukavuga gusa ngo icyubahiro nigikomeze kibi cyawe. Muri aka kanya kuko watubwiye ngo ukatwemerera ngo tujye dusabira ubwoko bwawe umugisha, nanjye nyaguhora ku ngoma Imana nsabiye aba bakozi bawe, dore bajya bahaguruka bakajya gushaka ijambo ryawe kugira ngo rihembure benshi bazajya bakurikirana ibi biganiro kuri iyi channel. Mana mbasabiye umugisha utanga, wa wundi wasezeranije abakwizeye, wa wundi umugisha utanga utavanze mu muvumo, uwo nguwo ubari wubaha Mana, baha umugisha wuzuye rwose, utsindagiye, usesekaye, kandi nyaguhora ku ngoma Imana nibazajya bagutabaza ujye ubatabara. Mana nibaguhamagara ujye ubitaba. Nyaguhora ku ngoma Imana ubaha umugisha bagenda, ubaha umugisha batekereza gukora, ujye umugisha imirimo y'amaboko yabo nk'uko byanditswe mu ijambo ryawe. Kandi Mana yacu nziza, ntabwo twabura kubasabira umugisha uruta iyindi migisha yose. Tubasabiye umugisha w'agakiza, ubaha agakiza Mana, bari muri iyi si bahagakiza, bahe kuguhangaho amaso, bahe gukiranuka, bahe kugenda uko bikwiye, bahe kuvuga bashisha amanga, bahe kuguhamya mu gihe gisa n'iki. Abandi basore bangana nabo ndetse n'abagabo bangana nabo bamaze kunamuka, ariko bo ujye ubakomereza mu buntu bwawe, ubarinde nyaguhora ku ngoma Imana, barindira imirimo mu gihe gisa n'iki. Imirimo yamaze guhungabana, ariko turavuze ngo iyabirarindwe. Mana yacu turavuze ngo imirimo irarindwe nawe, ukuboko kwawe nikukababureho nyaguhora ku ngoma Imana. Urakoze rero, tugiye gutandukana no gutaha, nugendane nabo, natwe usigarane natwe, kandi dusabiye umugisha buri muntu wese uzafungura iyi channel kugira ngo yumve iki kiganiro. Agifungura uzamuha umugisha, kandi agifungura iki kiganiro kizamufashe mu izina rya Yesu Kristo. Nazakiviremo ahubwo azakuremo impamba yakumukomereza muri uru rugendo rw'agakiza. Urakoze nyaguhora ku ngoma Imana, ngaho nukomeza ubane nabo, ubane natwe, ubane n'igihugu cyacu muri rusange mu gihe gisa n'iki. Nyaguhora ku ngoma Imana, bamwe bamaze gucogora, abantu barareba hirya no hino bakibaza ibiriho bikabacanga, ariko tugufite nitwifuza undi murengezi. Oh haleluya.
Kristo tugufite nitwifuza undi murengezi uri hamwe natwe mubisha wacu yava hehe turakwinginze kugira ngo mu gihe gisa n'iki isi yugarijwe n'icyorezo uturisha umuraba nka kwa kundi wawuturishije mu nyanja ukavuga ngo nuceceke bigaceceka nucecekeshe coronavirus nucecekeshe mu izina rya Yesu Kristo reka abanyarwanda bakire mu izina rya Yesu Kristo reka igihugu cyacu gisubirane mana twemerera igihugu cyacu gisubirana ubuzima nkuko twahoze twongere mana yacu twongere dusubire ku murongo mwiza twongere dukore bigende twongere abayobozi bacu batuze twongere mana kandi mana yacu ujye utanga umugisha ku bayobozi bacu abayobozi b'igihugu hereye hejuru kuri Perezida wa Repubulika ukamanuka ukageza hasi utanga ubwenge utanga umugisha mana yacu uri mu ijuru byumve kandi ubidukorere kuko uri Imana twizeye urakoze rero nukomeza utanga umugisha kuko uri Imana itanga umugisha natwe duciye bugufi ngo icyubahiro gikomeze kuba icyawe none n'iteka ryose dusenze twiringiye izina ryawe ryera Yesu urakoze amen. ngaye nguko rero bakunzi wa Festive 21 murambabwira ko nzambagezaho byinshi byiza bitandukanye ariko kandi noneho mwiyumviye uko korari umusamariya mwiza aho yatangiriye naho igeze ariko kandi abakristo abanyarwanda isi yose muri rusange hari kibasaba hari n'ikibifuriza nta kindi rero nanjye mbasaba no kuri subscribe kuri no channel kugira ngo amakuru n'ibiganiro n'ibindi byiza byubaka societe nyarwanda bijye bagera tukimara kubitunganya amahoro y'Imana imigisha bibane namwe ndabashimiye.